Muraho nshuti bavandimwe, reka nezezwe no kubana namwe muri iki kiganiro aho tugiye kureba ijambo ry'Imana. Ngiyewe muganira, amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Abantu benshi rero bibaza niba Satani iriho koko, bakanibaza niba Imana iriho koko. Hari ibivugwa ku Mana, hari n'ibivugwa kuri Satani. Ariko benshi bakibaza bati, Imana iramutse ibayeho kandi koko ikabirusha imbaraga Satani, kuki itayica? Ahubwo Satani igakomeza kwidegembya hano muri iyi si. Ayo magambo rero niyo tugiye kuganiraho, avuga ngo niba Imana irusha Satani ingufu, kuki itayica? Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro. Ibyo twibwiraga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye, ngaho twemerere Mwuka wawe wera asobanurire intekerezo zacu, kandi utubashishe kugukurikira no kumenya icyo ushaka ko twumva mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Reka mwibutse yuko turi kuganira amagambo avuga ngo niba Imana irusha Satani ingufu, kuki itayica? Iyo dukurikiranye ubusobanuro bwa Satani, iryo jambo ubwaryo rivuga urwango. Satani rero ariho, n'Imana nayo iriho. Ariko iyo ukomeje kwinjira mu byanditswe byera, usanga ko Imana yo ubwayo ivuga ko ari urukundo binyuze mu ijambo ryayo. Imana ni urukundo, Satani nayo ni urwango. Ubwo ni ukuvuga ngo Satani ni ikinyuranyo cy'Imana. None Satani iramutse iriho, n'Imana ikaba iriho, kandi Imana ikabirusha imbaraga Satani, kuki itayica? Reka turebe mu kiganiro Imana yagiranye na Satani kirambuye. Gusa ntuze kumbaza ngo cyatwaye iminota ingahe, ntago nyizi, ariko cyabayeho. Turabireba muri Yobu igice cya mbere, twumve uko byagenze. Uburyo Yobu yarakomeye ari n'umukiranutsi, yarakomeye ariko ari n'umukiranutsi. Ntuze kumbaza amagambo wenda menshi yo kunyinduza, nawe umuntu ukomeye urabizi, twese tuva amaraso. Iyo usitaye urakomereka, yakuma kagukozeho urakomereka. Ntago rero gukomera ahangaha bari kuvuga gukomera nk'ibuye, cyangwa gukomera nk'urutare, cyangwa gukomera nk'icyuma. Ahubwo iyo tuvuze ngo umuntu arakomeye, akenshi biba bigaragara yuko afite inshingano mu buyobozi, avuga ari kijyana, cyangwa se afite ubukungu bwinshi, akaba ari umukire. Abantu benshi rero bazi yuko umuntu iyo yakize, byanze bikunze nta handi ashobora kuba yabikuye usibye kwa Satani. Ahangaha rero turabonamo igisubizo. Uyu mugabo yari umukiranutsi, kandi akaba n'umuntu ukomeye, kandi akaba n'umutunzi. Reka turebe. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko
abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'Iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Nshuti muvandimwe, iki gitabo ndakigukundishije, nabanjije kugitekerezaho byinshi. Iki gitabo ni cyiza cyane, cyitwa Bibiliya Yera. Nayitekerejeho byinshi, ahari wenda tuzabigarukaho mu kindi cyigisho, ariko ndakigukundishije. Kizaguha ibyiringiro uri muri iyi si, ndetse n'igihe uzaba wayivuyeho. Komera rero, kandi ujye ugikunda, ugisome. Gitandukanye n'ibitabo natwe ubwacu twandika, gitandukanye n'ibindi bitabo abahanga bandika, kandi kizaguha ibyiringiro, kizagukura mu rupfu kikugeze mu bugingo. Reka tugaruke. Ahangaha tumaze kubona ko Yobu yari umukiranutsi, kandi yari umutunzi, yari umuherwe, yari afite ibintu byinshi cyane, ariko ntabwo byamubuzaga kubaha Imana. Yubahaga Imana kandi akaba umukiranutsi, kandi tubonye ko yatambaga ibitambo. Ibyo bitambo yabitambiraga Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu mugabo rero ibye uri kumva bitangaje, ukibaza ese kubera iki yari umukire kandi akabasha no kubaha Imana? Muri ino minsi abantu bafite ku gafaranga, ari wenda niba nawe ugafite urambera umugabo, muze kwihangana, ntago ndi guca imanza, kuko birashoboka ko ushobora kuyagira ukanubaha Imana, ariko ntago byoroshye. Na Yesu yarabivuze ngo birakomeye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Abantu baravuga bati noneho ntago bishoboka, arangije arababwira ngo bidashobokera abantu, ku Mana birashoboka. Muri iyi minsi abakire ntago baba bashaka kwikoza amasengesho, ntago baba bashaka kwiyiriza ubusa, ntago baba bashaka kuba bafata iki gitabo Bibiliya ngo basome. Baba batekereza yuko ari ukwica imirimo, ahubwo bagatekereza yuko bizinesi ariyo yatuma bajya mbere. Ariko ntago ariko bimeze. Imyumvire ikwiriye guhinduka. Nubwo Satani yiyitirira iyi si ikavuga ko ubwami n'ibibyuzuye ari ibyayo, ntabwo mu by'ukuri ari ibyayo. Imana niyo ihamya ko isi n'ibiyuzuye ari ibyayo. Reka rero noneho turebe. Nababwiye ko tugiye kureba ikiganiro hagati y'Imana na Satani. Twabigezeho? Oya, ntabwo turabigeraho, ahubwo tumaze kubona umugabo witwa Yobu. Reka turebe rero noneho ikiganiro nyamukuru hagati y'Imana na Satani. Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 niho tugiye guhera. Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Reka dusome. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nawo. Ariko bokagira ibara.
Satani yari yaje azanye n'abana b'Imana. Abana b'Imana baraje, bateranye, bambaye neza, bari gusenga. Niba barateraga amakorasi, niba bararirimbaga indirimbo, ntago nanjye nari mpari. Ahari nawe uzafate Bibiliya yawe wisomere, uzasobanukirwa birenzeho. Gusa icyo ndi gusoma nuko abana b'Imana bari baje gushengerera Uwiteka. Satani nawe azana nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse. Cyo ni ikibazo gikomeye. Uturutse he? Ikibazo Imana yabajije Adamu ngo urihe he. Iryo he rikoreshejwe no kuri Satani ngo uturutse he, uri he. Ahangaha reka dusome twumve. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Nta wundi mushinga, nta kandi kazi, ahubwo yari iri gutembera. None yakora iki? Nifate isuka ngo yumve uko ivuna, nifate ikaramu ngo yumve uko ivuna, ntabwo ifata urukero ngo yumve uko ruvuna, nta nubwo ifata imodoka ngo ujye kurangura yumve uko bivuna. Imirimo yose dukora dututubikana, Satani we ntabwo iyo ngiyo ayikora, keretse gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawuhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Murabyumvise? Wabisubiramo? Niba mwabyumvise reka ndeke gusubiramo. Gusa Satani ari kuvuga ngo ese Yobu yubahira Imana ubusa? Niwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu, ariko rambura ukuboko kwawe. Ariko ye Satani bwiye Imana ngo nirambura ukuboko kwayo ibirinde? Oya, ibigenze itereka twumve. Imana irarezwe, ikirego irezwe yuko yarinze ibintu Yobu yari afite. None ngo ni ariko rambura ku murongo wa 11, ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Aya magambo ya Satani murayumvise? Satani irimo iravuga ngo Imana nirambure ukuboko kwayo, nyuma nimara kurambura ukuboko kwayo ikore ku butunzi bwa Yobu, gukiranuka no kwiringira Imana no kugendana nayo birahita bigabanuka. Ariko Uwiteka arabyemera. Ariko ubundi icyigisho turi kwiga muri kukibuka, turi kwiga icyigisho kivuga ngo niba Imana irusha Satani ingufu, kuki itayica? Niba Imana irusha Satani ingufu, kuki itayica? Ahangaha turi kureba uburyo Satani iri kugirana ikiganiro n'Imana.
Satani hari ibyo iri kubwira Imana, Imana nayo hari ibyo iri kuyibwira. Niba uri kwibuka, Imana yabwiye iki Satani? Imana yabwiye Satani ko ifite umuntu yubaha. Satani nayo iri kuvuga iti umuntu ukubaha hari impamvu akubaha. Impamvu ni uko wagiye umurinda ukarinda n'ibintu bye. Se muvandi, wowe Imana ikurinze ikarinda n'ibyawe, wababara? Imana ikurinze indwara, Imana ikakurinda ibicurane, Imana ikakurinda coronavirus, Imana ikakurinda Ebola, Imana ikakurinda sida, Imana ikakurinda ibihombo, Imana ikakurinda inyatsi, Imana ikakurinda imivumo, Imana ikakurinda ibyuzi byose bibi. Waba uhombye? Ntekereza ko utaba uhombye pe, nanjye nabyishimira kandi byanezeza. Ariko Satani iri kurega Imana yuko yagiye irinda. Ese ikibazo wakwibaza ngo niba Imana yarabirinze yarindaga nde? Uwashakaga kuza kubyangiza ninde? Nta wundi. Uwashakaga kuza kubyangiza ni uyu nguyu wasabye uburenganzira, ari we Satani. Reka twumve. Imana ntago yakora iryo kosa ryo kuba yafata umwanya wo kugira ngo yangize umutungo w'abantu. Ntago yafata umwanya wo gusenya ibyo abantu bagezeho. Ntago yafata umwanya wo kugira ngo yice abantu. Ntago yafata umwanya wo kugira ngo ababaze abantu. Ahubwo reka turebe, ese koko niba bimeze gutyo Imana yaba ibigenza ite? Reka tubirebe muri iki kiganiro iri kugirana na Satani. Ku murongo wa 12, Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Imana nayo iravuze, reka ntabwo ibyo ndabikora, ahubwo nawe genda wirwarize, ukuri kubimbwira genda ubikora uko nguko, nyuma ariko ntumukoreho. Uramenye, ntukore ku mubiri we. Umubiri we ndawurinze. Satani nayo izi neza yuko icyo Imana yarinze, ariko ya magambo araryoshye. Satani izi neza yuko icyo Imana yarinze ntiyakoraho. Umva, bagiye bahurira mu rusengero, Satani kiruka. Bagiye bahurira mu nzira, Satani kiruka. Satani izi neza yuko icyo Imana irinze ntiyatusha. Imana ihabwa icyubahiro. Muvandimwe, nugira uburinzi bw'Imana nta kizaguhungabanya, kandi nanjye ningira uburinzi bw'Imana nta kizamuhungabanya. Gusa ingorane nuko rimwe na rimwe tugira kwiyiringira Imana ikemera yuko ibyigisho bitandukanye bitugeraho. Muvandimwe, komera, ariko Imana ntizagutererana. Amasezerano yaguhaye izayasohoza, kandi iriho, ntiyashaje, ntiyapfuye, kandi nta nubwo yabuze imbaraga, n'ubu iracyariho. Komera muvandimwe. Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Ku murongo wa 13, maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti, amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo kubikubikira. 16, akimara kubika ibyo, haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru. Ntiwumva muvana ngo umuriro w'Imana wavuye mu ijuru, utwika intama n'abagaragu birakongoka.
nijye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Uri kumva iyo mbetse yivuye ariko turi kwiga icyigisho kivuga ngo niba Imana irusha Satani ingufu kuki itayica? 17 akibivuga haza undi ati Abakaludaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga ndetse bicishije abagaragu inkota, ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa, ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Reka twumve icyo Yobu abivugaho. Yobu ntiyabyinubira, akomeza gushima Imana. Maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimuza yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye, izina rye rishimwe. Yobu ahangaha abaye nk'uyobaho gake, arayobye, nako si gakeya, arayobye. Aravuze ngo Imana niyo yabimuhaye kandi ni nayo ibitwaye, mu gihe abo bo bavuga yuko Imana idatanga ubutunzi, Imana idashobora gufasha abana bayo, ahubwo bakabiharira Satani wenyine. Ahangaha Imana yo ayishinje yuko imutwariye ibyo yari afite, ariko ibitwaye ari nayo yari yabimuhaye. Ahangaha aravuze ngo ishimwe kuko yishubije ibyayo. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Ndasubiramo, Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Hariya hejuru twabonye yuko yavuze ngo niyo ibi yabimuhaye kandi ni nayo yabyishubije, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Imana yacu ishimwe. Ahangaha Yobu ku murongo wa 22 bari kuvuga yuko atabiherereje ku Mana kandi ntiyakoze icyaha muri ibyo. Reka tunyarukire muri Yobu igice cya 2. Uri kubona yuko Satani yaratsinzwe. Yahamije yuko impamvu abantu bamwubaha cyangwa se Yobu amwubaha ari uko yamurindiye ibye. Imana imwemerera gukora uko ashaka. Uwo ni Satani. None se Imana niyo yatwaye biriya bintu bya Yobu? Ndahamya yuko ari oya, kuko ku murongo wa 12 haravuga ngo Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera ko ava imbere y'Uwiteka. Yavuye imbere y'Uwiteka hari icyo agiye gukora. Icyo yakoze ni ibi ngibi rero, nta kindi yendaga gukora. Reka turebe ikindi kiganiro Satani yagiranye n'Imana uko byagenze. Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani atuturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati aho witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Imana irongera iramuhamije nyuma yuko Yobu yabuze ibyo yari afite. Yakomeje gukiranuka kwe n'ubu
nubwo wanteje kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa uba ari bwo wirinda. Satani atera Yobu ibishyute yanga kubyinubira. Nuko Satani ahera ko asohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe, ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Ahangaha Yobu yongeye n'ubundi guhamya yuko Imana itanga ibibi ariko igatanga n'ibyiza. Atarasobanukirwa n'imikorere ya Satani. Ariko Satani tubonye ko ariyo yateje ibishyute Yobu. Ariko na n'ubu ngubu biracyarimo bibarwa ku Mana. Ariko siko bimeze. Imana yarindaga Yobu, Imana yarindaga ibyo yari atunze, ariko Yobu ntabwo yari azi ikijya mbere. Muvandimwe, n'uyu munsi Imana irakurinze, n'uyu munsi Imana ikubeshejeho. Ese waba uzi ikijya mbere? Komera rero kandi wibuke yuko Imana yakurinze ibikurinze. Ariko komera mu gihe wibaza impamvu Imana itica Satani. Reka dukomeze turebe mu byanditswe byera. Ahangaha rero ni mu isezerano rya kera twari turimo tureba, ariko ibintu byabaye urudubi kugeza igihe abantu bagize urujijo baravuga batese ko iby'Imana bimwe biri kwitwa ibya Satani, ibya Satani bikaba iby'Imana, biragenda bite? Imana ibonye yuko bimeze gutyo hariho urujijo, yemera kohereza umwana wayo Yesu kugira ngo aze muri iyi si, aze gusobanura ibidasobanutse. Uwo Yesu rero ageze mu isi byagenze gute? Niho mu isezerano rishya tubibona. Reka dusome mu isezerano rishya turebe ukuntu bimeze. Turabisanga muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 22. Turakomeza. Yesu akiza umuntu wari ikiragi akaba n'impumyi, maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, arayikiza. Uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka. Abantu bose baratangara baravuga bati, mbese aho uyu si we mwene Dawidi? Ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati, uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Bezebuli umutware w'abadayimoni. Ntiwumva? Akijije umuntu, none bahise bavuga ngo dayimoni niyo iri kumuha kwirukana indi dayimoni. Amenye ibyo bibwira, arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani, kwaba yigabanyije ubwami bwe buzagumaho bute? Nanjye niba ari Bezebuli uma kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana?
nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari wuma kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko, ko ari bwo yabona uko asahura inzu ye? Uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka n'icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebye umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebye umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Nshuti muvandimwe rero, reka nongere nkwibutse yuko turi kureba icyigisho kivuga ngo ese niba Imana irusha Satani ingufu, kuki itayica? Mu bigaragara Imana ivuga yuko ibyo ikora bitungana, na Satani nayo ikavuga yuko ibyo ikora bitungana. Bizagenda gute? Reka dukomeze turebe, tugane muri Yobu n'ubundi turebe icyo atubwira. Turasoma muri Yobu igice cya 42 umurongo wa 10 turageza ku murongo wa 15. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose, n'abari baziranye nawe bose basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza. Uri kumva ko baje kumuhumuriza? Baje kumuhumuriza. Imana ishimwe. Baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramutejeje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Keziya, n'uwa gatatu amwita Kerinihapuki. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Nuko se abahera iminani hamwe n'abasaza babo. Imana yacu ishimwe. Reka nongere nkwibutse ko turi kwiga icyigisho kivuga ngo ese niba Imana irusha Satani ingufu, kuki itayica? Reka tugere ku isomo risoza n'ubundi turebe ubundi busobanuro turi bubonemo. Ahangaha turareba mu Migani igice cya 10 umurongo wa 22. Havuga ngo iki? Haravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Reka nyasubiremo aya magambo. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Ndasubiramo. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Aha, Satani afite itandukaniro n'Imana. Imana ni Imana, kandi Imana ni nziza ibihe byose, na Satani ni Satani, azahora ari Satani igihe cyose uzumva akiriho. Ahangaha rero ntabwo nenda kuvuga ngo ese kubera iki ibi bigenda gutya. Abantu baravuga ngo ibibi byavuye ku Mana. Hari uri kubona ko Yobu nubwo nawe yagendanaga n'Imana, ariko yari ari kuvuga yuko n'ubundi ariyo byaturutseho. Kandi unarebye kuko ntago wamuveba, kuko Imana y'ubwayo yaravuze ngo ngaho genda ukora uko wumva. Ibwira Satani.
ni ukuvuga ngo Imana ifite uburinzi bwo kurinda abana bayo ntibahure n'ikibi, ntibahure n'impagarara. Ariko se kubera iki noneho ishobora kuba yareka n'ubundi imiyaga ikarekurwa, imiyaga ikagera mu bantu? Abantu ntabwo twumva ibyo itubwira, ntabwo tubyumva. Ahari wenda ninjye utumva ngenyine, wowe niba wumva waba ufite amahirwe. Gusa nanjye nibona mu batumva, ariko sishaka gukomeza kuba utumva, shaka kuba uwumva. Nawe rero niba ubona yuko uri mu batumva, gana mu bumva, kandi Imana irabigufashamo. Hariya abantu benshi Imana irababwira iti muce hano, abantu batereka da ntabwo turaca. Imana ikababwira iti mukora ibi, abantu batereka da ntabwo tubikora. Imana iti dore ibyiza, abantu batereka da uratubeshya ni bibi. Hari igihe mpura n'abantu bageze mu byago by'ibyaha bishoyemo, umva ndababaye. Wari wagira amahirwe yo guhura n'umusinzi? Ntabwo byoroshye. Uzareba uko aba ameze, uzareba uko aba amerewe. Wari wagira amahirwe yo guhura n'umujura, bamufashe wenda bamutaye nko kuwa Kajwiga? Nuganira nawe uzabona nawe atorohewe. Naganiye n'umuntu w'umujura ufite ububasha bwo kwiba amafaranga atari makeya, ariko arambwira tumva nubwo nyiba ariko nta nubwo ngeze umunyu mu rugo. Akaba ashobora kwiba 300 cyangwa se 100, ariko ntabe yanageze umunyu mu rugo muri ibyo 100. Niho rero iri somo twasomye twabonye ngo Uwiteka atanga ubukire ariko nta mubabaro yongeraho. Iby'Imana bihabanye n'ibya Satani. Ibibi bigerekwa ku Mana, ibyiza bikagerekwa kuri Satani. None amaherezo bizagenda gute? Amaherezo y'ibyo ni aya. Niba Imana igaragara ko ari mbi, Satani ikagaragara ko ari nziza, mu by'ukuri hari igihe Imana yemera yuko duca mu nzira twitoranyirije kugira ngo tugereranye. Niba duhisemo kugenda, Imana iratureka tukagereranya. Uriya mwana w'ikirara muri Matayo, muri Luka igice cya 15, dusangamo yuko uriya mwana yatse ibye kugira ngo abijyane, ariko agiye arabyaya arabimara. Arangije agereranya kuba kwa se, agereranya no kuba mu mahanga. Bigereranya iki? Bishatse kuvuga ko kuva ku Mana ukajya kwa Satani, n'ibyo wiringiraga ntabyo ubona. Harimo abo njya numva Satani iba yaragize ibihe byo kubana nabo, bakaba babona inzara ariko bakaba badashobora kuyiraramo, bakaba babona imodoka ariko bakaba badashobora kuyinezererwamo, bakaba babona ibyinshi cyangwa se ibiribwa, ibintu byinshi cyane ariko badafiteho uburenganzira. Muvandimwe, Imana yonyine niyo itanga ubukire kandi niyo itanga umugisha, ntiyongereho umubabaro. Ahangaha rero dusoza, impamvu Imana yemera ko Satani gumaho ni ukugira ngo izaveho buri muntu wese ahamya yuko ubwami bwayo ari bubi. Nusoma mu gatabo k'Umugenzi uzasoma uburyo Apoloni yahuye na Mukristo, akamubwira ati uri ingabo yanjye. Mukristo aramubwira ati nibyo koko, nariyo kera ubu sinkiriyo, ibihembo utanga biragatsindwa, ni bibi. Niba waragiye ugera mu byo Imana yabujije, ngira ngo wabibera umuhamya, nanjye nabibera umuhamya, kuko njya nteshuka nkajya kure y'iby'Imana isaba, ariko nta kindi saruramo
usibye amarira no kubabara, imiborogo, nta kindi nakuyemo, kandi nawe nta kindi wakuramo, kuko ibyo nsoma mu ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Nawe rero ntabwo uteze kubona amahoro igihe cyose wanga iby'Imana ivuga. Muvandimwe, Satani irimo iragaragaza ibikorwa byayo, n'Imana ikagaragaza ibikorwa byayo, kugira ngo abantu bahitemo ingoma bakwiriye kuyoboka. Ku musozo, kuri finali, igihe Satani izaba imaze kwerekana ibikorwa byayo bwite, abantu bose bayisobanukiwe, nibwo Imana izahera kwize ikureho ingoma ya Satani, yimike iyayo itazahanguka. Iyo ngoma ndayikwifurije kuyibamo, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mwami Imana yacu, dusobanukiwe neza impamvu udahita urimbura Satani, kuko Satani ivuga ko ari nziza, nawe ukavuga ko uri mwiza. Bityo rero hari igihe wemera yuko Satani igaragaza ibikorwa byayo kugira ngo abantu basobanukirwe ibyayo. Mana, twakoreye Satani inshuro nyinshi, ariko twavanyemo amarira n'agahinda. Uyu mwanya twemerere utwakire, twijugunye mu biganza byawe, kandi tubashishe kuguma muri wowe, kuko ari wowe buhungiro n'urutare rutanyeganyega, kugira ngo tubashe gukomezwa nawe, kandi no mu gihe duhuye n'ibyago dutegereze ijambo rya nyuma uri bubivugeho. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.